Ari shimwe cyane muri byuze umwuka wera aravuga ngo urwana intambara nziza. Avuga ngo Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Kandi avuga ngo usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa. Wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubeshaho. Igitero cya nyuma avuga ngo ntutinye we gucogora, nahinduka aragukunda. Naho intambara n'ibyago n'amakuba byaba byinshi ariko ntahinduka. Naho uyu munsi warara udasinziriye ariko ntahinduka. Naho uruvugo rwaba rwinshi kuri wowe Yesu ntajya ahinduka. Umva, naho wanyura mu bikomeye Yesu ntajya ahinduka. Hano yaranje aravuga ngo Yesu ni byose umufite ngo ntacyo wabasha gukena. Imana ishimwe cyane, ariko Yesu ntajya ahinduka. Kuba mufite Yesu ntajya ahinduka, kuba abonye neza Yesu ntajya ahinduka. Imana ishimwe cyane kandi tugire neza. Ntabwo turageraho umwanzi utakirasa imyambi, ariko nubwo Satani aduhiga amanywa nijoro, ibyo ngibyo ntibijya bituma Yesu ahinduka, ahubwo hari igihe bihindura abantu. Bibiri ivuga ngo iki? Kubera abo ngabo bafite imitima yabo izasiga isiyo, buriya nugera muri icyo gikombe hari abantu benshi bakirimo, ariko reka guhindurwa nacyo, ahubwo bari wowe ugihindura. Hari ariko wabujijwe kwiganyira ndetse no gucogora, kuko muri ibi yabura unahinduka, ahubwo aragukunda. Reka guhindurwa n'ibyo tubona, ahubwo twizere gusa ubuntu bwe ko ari bwo butubeshejeho. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ni umunyembabazi kandi Yesu agira neza. Wacu ejo yaratwigishije aratubwira ngo umamo, umamo. Nanjye tugiye kwigana ijambo rivuga ngo mu Yerusalemu niho uzatabarirwa. Reka mbabwire, kuko nibwo butubeshaho. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere ibice 2 umurongo 36. Ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere ibice 2 umurongo 36. Bami ba mbere umurongo 36. Some mu izina rya Yesu. Data y'amagambo avuga ngo Salomo ahora Shimeyi. Turavuga ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahantu ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati, ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Uhashize imyaka 3 abagaragu 2 ba Shimeyi baracika bajya kwa Akishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati, bagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati, harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukageraho ugana hose utazabura gupfa. Ukansubiza uti, ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise,
none niki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Mwami arongera abwira Shimeyi ati mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi, nicyo kiri butume Uwiteka aguhora ubugome bwawe. Ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose. Ngo maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusubira amutsindaho, nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Imana itugire neza cyane. Tuyoganira kwa magambo somye Umwami wa mbere ibice 2:36. Tuyoganira ku ijambo rivuga ngo agakiza twahawe. Iyo turebye uburyo twagahawe nta kiguzi twatanze, ahubwo ni ubuntu twagiriwe, ubuntu njyewe nawe twagiriwe. Uwiteka aduhera ubuntu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ritubwiye ku mugabo witwa Shimeyi. Uyu Shimeyi yabayeho ari umuntu ugomera umwami ku gihe cy'ingoma y'umwami Dawidi. Yabaye ari umuntu ugomera umwami Dawidi cyane, kuko yashoboraga no kumutuka mu ruhame akajya amutuka icyo bita kugenda ariko ku gihe cy'ingoma y'umwami Salomo agiyeho amenya yuko hari umuntu wagomeraga umukambwe wa Dawidi. Batubwiwe neza cyane wari uko arangije ngo aramuhamagaza haruhamagarwa arimo aryamye acuruza ari mu byaha, ariko twese twahamagaye bitandukanye, ariko twese twacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Shimeyi ngo nuko umwami Salomo amuhamagazaho, arangije aramubwira ati uburyo ki, amubwira ati ubu Yerusalemu, amubwira ibikorwa cyane n'inkuba yaragiye yari yarakoze. Nyamara natwe hari aho twari twarasaye, hari aho twari twaraheze. Ibikorwa bizatumye Imana isigaza kenshi kugira ngo itunganye ibidatunganye. Mureke tubyumve neza nk'uko ndi kubyumva. Hanyuma ngo Shimeyi imbabazi nyinshi cyane, umwami amugirira ibambe. Nyamara Imana Yesu ntiyazanwe no kurimbura, ahubwo yazanwe no kugira ngo zibone ubugingo. Nyamara iyo azanwe no kurimbura, ahangaha n'ubu ukicaye ahangaha, kuko twisuzumye dusanga tutarakoze ibishimwa n'Imana, ariko kuba tukiri hano munsi yayo ni kubw'ubuntu n'imbabazi zayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko Shimeyi nawe agira imbabazi, agira ngo nuko Shimeyi nawe ngo umwami amurebye amugirira imbabazi, ngo amuhaye amahirwe ya kabiri. Abandi Shimeyi we ngo genda wibere ugumeye wiyubakire Yerusalemu. Ari Yerusalemu ngo uzatunga utunganirwe, aravuga ngo n'ubugingo buzaba. Dutekereza kuri ijambo cyane, yamubwiye ko ntabwo muri Yerusalemu n'ubugingo bw'ubona azabona, n'ubugingo gusa aho ayirabasha n'abagaragu, kubera yuko yumviye Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwize ukuri, niwumvira Imana ukumvira ijwi ry'umuhamagaye, uzaba muri iyi si kandi utunganirwe. Byuta byose n'ubugingo uzabubona. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Shimeyi agirirwa ubuntu n'imbabazi nyinshi cyane, agirirwa imbabazi nyinshi cyane. Umwami aramubwira ngo uzagende wiyubakire
abafasha n'abagaragu. Shimeyi yumva ni imbabazi nyinshi agiriwe, aramubwira ati ibyo uvuze ndabyumvise nyagasani. Araje aragenda, birivuga ngo iki? Shimeyi yaje gutunganirwa agira n'abagaragu abamuhereza. Reka mubwire, uyu muntu ushobora kuba ari ubuzima bwawe, uyu muntu ushobora kuba ari ubuzima bwawe, ariko Imana irabigira ibyo ukorera muri iyi si hari igihe bijya bigira iherezo, maze Imana ikandika amateka mashya ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Buriya iyo umwari ari musanze azabigisha muri classe, aravuga iyo yinjiye hano kwandikisha asanga hari note yanditse ku kibaho. Iyo umwari yinjiye muri classe aravuga ngo ese otaho aravuga azushyira mu isomo ryacu. Hari ibintu utandukanye ku buzima bwawe, ariko Uwiteka hari ibiheje kugaragara mu izina rya Yesu, akabiyubaka izina rya Yesu. Hari amagambo abantu bakwandikiye, ariko abantu mu buzima bwawe, ariko igihe kirageze ngo Uwiteka ahanagure mu izina rya Yesu. Shimeyi agirirwa ubuntu n'imbabazi nyinshi cyane, yohereza gutura i Yerusalemu. Aramubwira mu ijambo rikomeye cyane, avuga ngo mutegereze kuguma i Yerusalemu. Abifuza kugera mu nzu y'Imana bakora ibyo twumva, ariko ntibabona ayo mahirwe, ntibabona ayo mahirwe. Ariko twe twagira ubuntu bwo kuba imbere yayo. Ureke hari abantu bagera mu nzu y'Imana, Satani akemera ko bageraho, ariko akaza mu nzu y'Imana bakimana icyizere ko baje mu nzu y'Imana, ariko bataje gusenga. Abigishwa bagiye ku musozi gusenga, ngo yagezeyo ngo arabitarura gatoya kugira ngo arebe ko basenga. Barongera abitarura aragenda, agasanga basinziriye. Ngo yongera agenda arababwira ngo mukabuke musenge. Kandi nshyuhije abagenzi, none igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Ariko ubu baracogoye, ariko ni igihe cyo gutwarana mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Shimeyi abwirwa ijambo rikomeye cyane, arabwirwa ngo utegetswe kuguma i Yerusalemu. Arababwira ngo uramutse menya ko uri muri aka gakiza, ukaramuka ugiye hanze. Buriya byararemye ngo hanze ni habi, ni habi wigenda ngo wari utageweyo. Imana itugirire neza cyane. Hanze ni habi, nta cyiza kibayo. Ibyahishuwe makumyabiri na kabiri batubwira ukuntu hanze ari habi, batubwira abazabayo hanze hazabibwa n'abarozi n'abasambanyi, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Ariko Imana itugirire neza cyane. Ariko hanze ni habi mwene data, wijyayo kuko wari utegeweyo. Bibiliya ivuze ngo iki? Shimeyi yarabwiwe ngo nuramuka urenze akagezi k'Idironi, yarabwiwe ngo nupfa uzapfa. Ariko Imana iduha imbaraga zo kuguma i Yerusalemu. Imana iduha imbaraga zo kuguma kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Hanze ni habi, nta cyiza kibayo. Hanze ni habi, nta cyiza kibayo. Dutegerezwa kuguma mu mirimo y'agakiza, tubita pawudari, turebe imbibi z'agakiza, kuko uramutse urenze izi mbibi z'agakiza, Bibiliya ivuze ko no gupfa uzapfa. Bibiliya ivuze ko no gupfa uzapfa. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya iravuga ngo, andi jambo nasomye rirambwira ngo nukorere umugambi w'Imana, ariko kurwanya Satani n'abazaba. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya.
inzoka na sikoropiyo no kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu yararebye abona Satani amanutse mu murabyo ngo yikubita ku isi, warangije amuhereza ubwo bubasha bwo gukaragira inzoka na sikoropiyo. Atubwira ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nishimire ko abadayimoni bamumvira, ahubwo nishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Nashimye cyane, mureke twe kwishimira no kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Mureke twe kwishimira ko indwara zikira, ahubwo twishimira ko amazina yacu yanditse mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Bikomeye aravuga ngo bamwe bazikubita imbere ye bavuga ati mwami nitwahanuye mu izina ryawe, bavuga ati mwami nitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ariko azababwira ati imbere ntabwo sinigeze kubamenya. Ariko Imana imbaraga, Imana itugirire neza, Imana idushoboze muri Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Shimeyi yagiriwe ubuntu n'imbabazi nyinshi cyane, ngo yaratunze ngo hashize imyaka itatu, ngo igihe cyarageze ngo abagaragu babiri ba Shimeyi baracika, ngo bajya i Gati kwa Akishi mwene Maaka, ngo Shimeyi arayamenya, amenya ko abagaragu be babiri bacitse, ngo nuko arangije kuba maso uko ibishaka kudukura Yerusalemu ni byinshi. Abantu basigaye bava Yerusalemu akavuga ngo reka njye hanze y'agatora barumva uko bimeze, ariko hanze ni habi. Wishaka uko hanze hameze, ahubwo guma mu byizerwa, kubera yuko ushobora kuba i Yerusalemu urwaye ukaza Imana ikabyemera. Ushobora kuba i Yerusalemu ukene ukaza, inzara ikaza, ariko Imana ikabyemera. Bivuze iki? Turashima Yesu katajya dusiga wenyine kandi katadusize nk'imfubyi. Yesu yabwiye amagambo akomeye abigishwa be, arabwira ngo byaba byiza ko ngenda, hagati ngo ninagenda Umwuka Wera naza. Igice mbere yabwiye ngo Umwuka Wera naza azemeza abantu iby'indahanda. Tumenye Umwuka Wera yaje akabasha kutoba imitima y'abantu, umuntu kuba yumvira akabasha kurushaho cyane. Hari ikintu cyatumye Imana ireba Dawudi ikamwishimira, ikamuvuga ijambo rikomeye, iravuga ngo mu mahanga yose ariko Imana idushoboze, iduha izo mbaraga mu izina rya Yesu. Abantu Umwuka Wera yaragiye bakora ibintu ibyabo bakabona ni ibintu bisanzwe, ariko ducereye Umwuka Wera kugira ngo abari kutuyobora iyi nzira. Reka mbabwire, muri iyi si tugirimo turwana n'ibitambaye n'ibidafite umubiri cyangwa inyama n'amaraso. Mbere guhamagara Yesu rwose arwanya intambara mu izina rya Yesu. Muri ibyo rero gukora turabona guhamagara Yesu azarebe, hamagara Yesu azarebe ibibazo byawe, Yesu azarebe ku ntege zawe, Yesu azarebe ko Yesu ajya abasha gutanga izindi mbaraga. Umuntu wari ucogoye akongera akagaruka, birivuga ngo iki? Ngo nicyo gituma asiga inama 99 akajya gushaka ibyo yasize. Ukubera iki? Ukubera urukundo rukomeye Yesu adukunda. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Urwo yamunze nawe nirwo yagukunze. Yesu ntabwo ajya arobanura ku butoni. Birivuga ngo iki? Ngo si byiza kurobanura ku butoni, kandi si byiza kureka twe gucuruzwa n'ibi tubona mu isi. Muri ibyo yaravuze ngo hari umucuruzi buriya n'umubiri ukamucuruza neza cyane, ariko muri ibyo Umwuka Wera aravuga ngo ukomeze uwusige, ngo uwusige cyane, aravuga ngo uwusige cyane, nurangiza uwutegereze, ariko numara kugaruka ntacyo uzabasha. Mureke twe gucumuzwa n'ibyo tubona cyane ibituriho, ahubwo twizere Yesu, twe kwishimira ko abadayimoni batwumvira,
ahubwo twishimire ko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Igihe cyaje kugera Shimeyi wayumvishe ko abagaragu babiri bafashwe, ngo afata amatani ariko umutima uramukomanga, urabwira ngo Shimeyi, ariko Shimeyi umwuka wera akaza agakubwira ibyo urimo ni ibiki, ufite imitima ibiri. Ariko mureka twumvire Uwiteka, mureka twumvire umwuka wera, kuko niwe uzadufasha kunyura muri ibi byose duhura nabyo bitugora muri iyi si. Mureka twumvire umwuka wera, kubera yuko muri ibyo twahereyeho yatubwiye ngo twabujijwe kwiganyira, ngo twe gucogora. Imana ishimwe cyane. Mureka twe gucogora, twumvire umwuka wera. Imana itugire neza cyane. Nuko Shimeyi umutima uramukomanga, niyibuka itegeko yabwiwe n'umwami Salomo. Imana itugirire neza cyane. Nuko Shimeyi afata amatandiko ayashyira ku rugobe, ajya kuzana abagaragu be babiri, yibwira yuko abantu cyangwa n'umwami baganiriye. Reka nkubwire, ariko ukabwira yuko njyewe cyangwa wowe ugiye neza, ariko hari ibasha kurabishwe. Iyo irabishwe rero n'ibyawe irabireba. Ubwo uzi ko abantu batakureba, Imana yo mu ijuru igize ute irabireba. Mureka twirinde uko tugenda ndetse n'uko dukora, twubahisha Imana aho abantu bagera n'aho abantu batagera. Muzaryo aho bagera n'abataragera, mureka twe gutinya amaso y'abantu, mureka twe gutinya icyica umubiri. Ngo Shimeyi ajya kuzana abagaragu, ariko akageza ikindiro. Bibiliya yavuze ngo iki? Yaramubwiye ngo umwami Salomo turamutse ubenze akageza ikindiro, n'umuntu no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Bivuze ngo turamutse twe twagira umuntu no kwinjira muri aka gakiza, turamutse tugiye hanze y'aka gakiza, no gupfa tuzapfa. Umenye ko nuva muri aka gakiza no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Imana ishimwe kandi tugire neza cyane. Tugiye gusoma. Shimeyi aragenda yikoza yibwira ko ntawe hari abantu aranasoma ijambo rirambwira ngo so mu ijuru we ureba nidukora ibyiza, niko birivuga. Ubwoko bumwe ni gukora neza, ukundi ni kukabimenya. Bibiliya ivuga ngo kimwe gukora ibyiza ni kukabwira, ariko ahubwo so tureke kwibwira yuko ibyo dukora Imana itabireba. Imana irabireba. Imana irabireba kandi ibyitaho kandi ibabazwa nabyo. Bibiliya ivuga ngo iki? Kama gushyira ku kiboneza bashobora kwizera, ikavuga ngo nyamara kiragera. Salomo amenya yuko Shimeyi arenze neza ikibazo n'abantu. Abantu bavuga kuriya tugatereka nanjye ndengaho batavuga mbese turabona. Reka babwire abantu bagira bahita kugenda bakagana, abari bakeye utabicisha uwo ushobora kugenda ukagwayo ukarekera ibyiza Imana tugereza cyane. Ngo Shimeyi umwami arabimenya, atumiza Shimeyi aravuga ngo ni cyatumye utumvira indahiro warahiye Uwiteka ndetse n'itegeko nakugize. Arangije aramubwira ngo aramwibutsa n'umugore w'umukambwe, ese buri muntu wagiye ugomera umukambwe wanjye Dawidi, arabimwibutsa byose. Arangije buriya reka mbabwire, mureke tutazizwa ko twasandaye, ahubwo duhinduke hakiri kare kandi duhindukire kandi twumve ndetse twumvire icyo ijambo ry'Imana ritubwire. Ko Bibiliya iravuga ngo hahirwa bumva amagambo yanjye bakayakomeza, kuko bo bazahanwa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Iravuga ngo imiraba
Yesu ukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuze nta kumva nawe babwiriza ikintu gisa gufasha igihe intambara kugira ngo dusabe imbaraga mu izina rya Yesu babwira Yesu tubwira ni byiza si kandi arakije kugira imbabazi ukeneye imbaraga zo kuguma muri aka gakiza zo kutarenga i Yerusalemu agera mu gihugu gusenga Imana nkuko akeneye imbaraga rwose ageze uru gusenga Imana reka babwira Ishimeyi nawe yarabwiwe arangije arabyemera ariko ntiyarazi ko ashobora kukareba ariko ibishaka gukura muri aka gakiza ni byinshi ariko dukeneye kwaka imbaraga kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Efeso 6 atubwira uburyo dukwiye gutwara intwaro z'uburyo bwose kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Reka mubwize ukuri utabashe kwambara izi mbaraga z'Imana Satani ejo yakubwira ati akakwereka ibiryohereye. Turi mu gihe kigoye, Satani ari kwereka abantu ibintu biryohereye bigakura abantu b'Imana mu gakiza, ariko dukwiye kwambara izi ntwaro z'uburyo bwose kugira ngo duhagarare tudatsinzwe bwa Satani. Reka dusabe umuyobozi wacu adusabe izi mbaraga mu izina rya Yesu kugira ngo tubashe guhamya kandi duhamirize Yesu.